nongeye gushimira abakoze subscribe kuri Makida Media Rwanda ndetse nawe utarabikora nta kibazo upfa gukurikira ibiganiro byacu ubundi ukabisangiza n'abandi. Gukora subscribe nabyo bizaba biza, kandi nibutsa abanyarwanda ko nubwo icyumweru cy'icyunamo twaraye tugisoje, ariko turacyari no mu minsi ijana n'ubundi yo kwibuka, kuko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe mu gihe cy'iminsi ijana igahitana abantu barenga miliyoni. Ni ibikorwa rero bigikomeza, kandi intero ni yayindi n'ubundi ni ukwibuka twiyubaka tunirinda ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu munsi rero nagira ngo twiganirire n'ubundi kuri ibi biganiro twatangiye byo kugendera ku byo twagiye dusoma mu bitabo. Ngira ngo muribuka inkuru y'umugore wabaga mu gice cy'Ingunguru, nayo bashobora kuba twarayigaga mu wa kane. Ngo hariho umuntu wabaga mu gice cy'Ingunguru, akaba yari umukene uteye ubwoba. Navuga ngo ubwo umukene uteye ubwoba nyine ni umukene wa cyane. Noneho ngo aza guhura n'Imana mu nzira. Yahuye n'umusaza ugenda nyine, nibyo n'isi Imana. Noneho ngo aramureba, imvura yaragwaga, ati wanyugamishije, atereka ahantu mba nta kigenda cyaho, ati nta kibazo nyugamisha. Amujyana muri cya gice cy'Ingunguru barugama, nuko umusaza arangije arigendera. Umukecuru rero ajya kuryama nimugoroba, akangutse asanga aryamye mu nzu nziza y'akataraboneka ya kadasiteri, irimo intebe nziza, ku gitanda cyiza, ibintu byose ibyangombwa byose. Ngira ngo ibyangombwa bisabwa mu nzu ku muntu wifite murabizi, yasanze abifite. Nuko ngo bukeye hashize igihe, nyine yara n'imyenda n'ibiki byose, yaba umusirimu. Noneho bukeye ava mu isoko n'abakozi be rwose bikoreye ibyo bikoreye, ahura n'umusaza. nanone arabwira ati jya kumpa icumbi. Ngo aramusuzugura cyane ndetse ngo aranamutuka. Nuko umusaza aramusezera arigendera, nyamugore arataha. Ageze mu rugo araryama, akangutse asanga n'ubundi yasubiye muri cya gice cy'Ingunguru. Ibi ngibi bakoresheje umugore, ariko n'umugabo nawe byakunda. Ntabwo ngira ngo ahangaha nkosore gato, hari abantu bajya bakoresha inkuru nko gushaka kugaragaza yuko abagore batajya bibuka ineza bagiriwe n'abagabo. Nabo bariho, harimo nk'urugero rwongeye kubabwira. Umugabo rwose neza, inkuru ye imeze nk'iyi ngiyi. Uwo mugabo yagiranye amasezerano na mugenzi we, bamukuye ahantu mu isayo. Impamvu ndi kuvuga mu isayo, ni ahantu yaryaga avunitse, ariko mugenzi we aramufata arahamukura, aramujyana amugeza mu bushorishori bw'ubuyobozi bw'igihugu. Arangije amera nyine nka wa mugore wo mu gice cy'Ingunguru. Ngo abantu bakoresha uriya mugani bashaka gupfobya abagore cyangwa se kubatesha agaciro, oya n'abagabo. Ngiye kumubaha rero umuntu bitwa Felix Tshisekedi Chilombo. Joseph Kabila yaramufashe, bakorana amasezerano. Ejo nibwo urupapuro rw'amasezerano bakoranye rwagiye ku mugaragaro. Mu kiganiro cya kabiri uyu munsi byangoye kubera ibikoresho, ntabwo mbashije kubaha detaye zose, ariko mu kiganiro gikurikira nzabibaha. Yaramufashe. Hari abasirikare b'abajenerali 5, amazina yabo nzayababwira n'amafoto yabo niba ngombwa nzayabereka. Hari n'abaperezida 3, harimo Uhuru Kenyatta wa Kenya, hakabaho Sumani Gere wa Misiri, na Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Banza hari n'undi nuko ntibuka neza, mu kiganiro gikurikira nzamubabwira. Bumvikana ko
Kabila agiye guha ubutegetsi Tshisekedi, kuko deja Tshisekedi yari yatsinzwe amatora, hatsinze uwitwa Martin Fayulu, ariko Martin Fayulu bakabona ni umuhezanguni azazambya ibintu. Bumvikana nk'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bumvikana ko Martin Fayulu bamwotsa, bamutwika. Ubwo abo ku mihanda iyo terime barayizi. Noneho mu gutwika Martin Fayulu bashaka undi muntu bari bushyireho, baravuga bati reka dushyireho Tshisekedi. Bandika ko bagiye gushyiraho Tshisekedi agakora, ariko ntabwo azigera akurikirana Kabila, wenda ku byaha byaba ari iby'imari cyangwa se n'ibindi bindi, ndetse n'aba guverinoma ye, kandi abayobozi azajya ajya gushyiraho azajya agisha inama Kabila. Banumvikana ko nyuma ya manda imwe Tshisekedi azahita ashyigikira Kabila akagaruka ku butegetsi. Urumva bari bagiye kujya bahanahana nka kumwe Vladimir Putin ahanahana na Dmitry Medvedev mu Burusiya. Umwe bagenda bagurana. Nuko Tshisekedi barasinya, urwandiko nzarubereka ndarufite, n'aba general abo ku rwego mpuzamahanga ni baba perezida barasinya, ku rwego ruri national cyangwa se rwo mu gihugu hagati hasinya baba general. Kabila Tshisekedi amaze kugera ku butegetsi nta kindi yakoze, yatangiye kumenesha ab'umuryango wa Kabila, ndetse kugeza no kuri Kabila bwite. Baba basirikare uko ari 5 basinye kuri ya masezerano, uriho ntabwo ari mu gihugu, yarahunze. Hari abafunze, 2 barafunze, 2 barapfuye, undi yahungiye muri Congo Brazzaville. So urumva rero deja aho ngaho ni hahandi wa mubyeyi yari ari mu nzu nziza ahuye n'uwayimuhaye yanze kumwugamisha. Ubu rero ikintu turi kwitegura nuko Tshisekedi ijoro ririzaza rigiye kuza azaryama agakanguka yasubiye gucuruza pizza. Hano mu Rwanda ntabwo zizwi cyane, ni nka capati wenda yisumbuyeho. Yagemuraga amacapati hirya no hino ku bakiriya, ataribye, ari umusaza akorera ku buryo umusaza wo mu Bubiligi nawe yamenye ko yabaye perezida, ngo araseka aratembagara, bamusukiraho amazi, kuko ngo yajyaga atwara amapiza amwe, bamubaza amafaranga yakuyemo ngo akababwira ngo abakiriya ntibishyuye ngo cyangwa yayataye. Niba mwarigeze mureba filime yitwa Turatsi, abana babaha amazi ngo bajye kugurisha ngo abandi bayabambuye. Kuvuga ngo rero Kabila mwumva yuko ejo bundi yashinze ikintu cyitwa Sovolo Congo. Byanze bikunze tutitaye ku byuriya mutwe, narawuvuze ubushize barampana, n'ubu ngubu hari ibintu bimwe ntaremererwa gukora kuri YouTube. Kuriya mutwe we yashinze icyitwa Sovolo Congo, ari kwitegura gusubiza Tshisekedi mu ivatiri igemura amapiza. Ni isomo rero rikomeye cyane ku bantu b'abagabo bakorana amasezerano barangiza bakihinduka, ugasanga bahemukiranye. Reka tubitege amaso turebe uko bizagenda, ariko ntabwo byoroshye, kubera ko buriya ubwo izi mpapuro zamaze kujya ahagaragara, ni uko hagiye no gukurikiraho n'akajagari kazikurikira. Komeza ukore subscribe, like na share, kandi mujye mumpa n'ibitekerezo. Ushaka kwamamaza ni kuri iyo nimero iri hasi 0788 hanyuma niba uri mu gice cy'Ubugesera cyangwa se n'ahandi aho ariho hose ukaba ufite ibibazo by'ibikoresho bya elegitoronike, wahamagara umuntu bita Harerimana, nawe wamushakira kuri nimero, ntabwo nyifite ariko wampamagara kuri iyo ngiyo yanjye, hanyuma nkabahuza. Ikiganiro gikurikira nzayibashyiriraho nimero ye. Ni umuhanga cyane mu kurepara cyangwa se mu gusana ibikoresho bya elegitoronike byahuye n'ibibazo. Ushaka
ukoresha firigo nayo wahamagara Felix. Felix nawe wamubona akorera i Gahanga, ariko nawe nimero ndi mu kiganiro gikurikira. Izo yampaye numvise zitari gukunda, ntabwo nakwirirwa nzibaha, nzabaha izindi ubutaha. Firigo, klimatizeri, shambure furuwade, gutyo. Nawe ni umuhanga cyane. Abandi namwe muze tujye tubamamariza. Komeza ukore subscribe kandi ushaka n'ibiti byiza, mpamagara kuri 0788 3213 15. Ndabemera cyane.